benshi kuko abamarayika Imana bategura ku bwabo, ni nako ko ugera mu kibazo, mu bibazo byari byo byose hari marayika ukuzira woherejwe n'Imana. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 51 bahadusomere, kandi arongera aramubwira ati ni ukuri ndababwiye yuko muzabona ijuru rikingutse, ndababwiye yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Filipo nawe wari umaze umwanya ari mu bwihebe ahantu mu gashyamba ka wenyine munsi y'igiti, abwirwa ayo magambo. Reka nihute nyarukitse vuba kugira ngo ntaza kuza kukurambira, ariko dusome no muri Timoteyo wa 2. nawe ni umuntu, kandi nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo, witangiye kuba incungu ya bose. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo. Ngeze aho ndihuta ngiye kureba undi mugabo umwe witwa Eliya, nawe wasuwe n'abamarayika, ariko ntamugeraho. Reka manze mbabwire, burya Imana kuva kera yateguye ibintu byose neza. Ubundi abamarayika bafite uko babita abantu b'abahanga bakoze ubushakashatsi mu byanditswe muri Bibiliya, bashaka kugira ngo bamenye ubwoko cyangwa uburyo n'imibereho y'abamarayika. Bamwe babita intumwa, messenger, abantu bajyana ubutumwa, bajyana inkuru bakayisohoreza aho babwiye kujyana ubutumwa. Intumwa Imana yateguye ku bwacu, Imana yateguye izo ntumwa ku bwacu kugira ngo gutabarwa kwacu kujye guhora kubaho. Ntabwo gutabarwa kwawe ari uk'umunsi umwe cyangwa akw'igihe gito, nk'uko abamarayika ari benshi, nk'uko abamarayika Imana bategura ku bwabo, ni nako ko ugera mu kibazo, mu bibazo byari byo byose hari marayika ukuzira woherejwe n'Imana kugukomeza. Icyo ndashaka kuvuga muri iki gitabo cy'isezerano rishya ni uko harimo amagambo agaragaza adufasha gufutukirwa no kumenya neza yuko uru rwego atari igiti, cyangwa se udashobora kuba impamvu ya gihamya yuko ari bwo buryo abantu bagenderaho, ahubwo urwego dufite, iteme dufite, ikiraro cyacu kituhuza n'Imana ni Yesu Kristo. Haleluya! Ubu rero ahagaze mu mwanya wa rwa rwego ruri aho ngaho rumeze gutyo, ruri muri uwo mwanya. Eliya hari ikintu yabonye. Eliya yari afite undi muntu babanaga, ariko ndagira ngo tubisome tubyumve neza mu gitabo Abami ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 1. Igice cya 2 umurongo wa 1 turakomeza umurongo wa 1 ndakubwira aho hagararira. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, yego, amujyanye muri serwakira, amujyanye mu muyaga muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilgali. Eliya yahagurukanye na Elisa bava i Gilgali. Eliya abwira Elisa ati, Eliya noneho abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka rwose n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bombi bajya i Beteli, mu cyimbo cy'uko yakagiye wenyine yamuhakaniye rwose. Arongera agira ate, bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza basanganira Elisa, baramubwira bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye gukuraho shobuja? Batarazi ko shobuja uyu munsi rwose mutongera kumubona? Arabasubiza ati, ndabizi, ariko nimuceceke. Arabasubiza ati, ndabizi, ariko ntibibareba, nimuceceke. Elisa arongera aramubwira ati, Elisa, ndakwinginze sigara hano. Elisa arongera aramubwira ati, yewe
noneho ihangane usigare hano kuko uwiteka antumye i Yeriko. kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, amusubiza nk'ibyo yamubwiye bwa mbere ati nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe, sinsigara nuko bajya i Yeriko. ati sinsigara rwose. Bagezeyo abana b'abahanuzi bari i Yeriko basanga Elisa. Baramubaza bati aho uzi yuko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Uzi ko Uwiteka agiye kugukuraho shobuja mugatandukanywa? Arabasubiza ati ndabizi ariko nimuceceke. Arabasubiza ati ndabizi ariko nimuceceke. Birabareba wiki. Eliya arongera aramubwira ati ndakwingize sigara hano. Arongera ahura n'ayo magambo ati noneho sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe. Arongera aramubwira ati nkurahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi. Noneho nuko barajyana bombi. Maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Umurongo ugezeho ni wa kangahe? Wa karindwi. Simukujye ku murongo wa 9. Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati saba icyo ushaka cyose. Saba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusubiza ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Aramubwira ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Umurongo wa 16 hakurya aho ngaho uravuga kuki? Yego baramubwira bati abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye 50. None turakwinginze reka tujye gushaka shobuja. Ahari umwuka w'Uwiteka yaba yamuteruye, Hari umwuka w'Uwiteka yaba yamuteruye akamujugunya ku musozi, akamujugunya inyuma y'iyi misozi ku musozi wundi muremure, cyangwa mu kibaya, cyangwa se mu kibaya ntituzi aho yaba yamushyize. aravuga ati oya nimubohereze. Aravuga ati nimubikorere ko nimubohereze. Baramuhata kugeza aho bamurembereje. Baramuhata barangije kumurembya. Arabemerera ati nimubohereze. Tutikaho noneho ubwo mutabyemera nimubohereze. Nuko bohereza abagabo 50. Bohereza abagabo 50. Bamara iminsi 3 bamushaka. Bamara iminsi 3 bamushaka. Baramubura. Baragaruka basanga agitinze i Yeriko. Arababwira ati sinababujije kugenda. Sinababwiye ariko ntimwirwe mujyayo. Bukeye abanyamudugudu babo babwira Elisa bati dore umudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Reka tugezaho ko hari inkuru ndende y'ibyabaye muri iki gitabo, kandi by'ukuri inkuru zikomeye zifatika zifite uburyo bufite inyigisho zihamye. Umva uko byagenze muri iki gihe kimeze gutyo, cyari kigoranye. Imana yari imaze kumbwira ati rero wowe witegure, uri buzamuke ugende muri serwakira, umuyaga uraza hanyuma uwuhe nurangiza urabura. Ariko umugaragu we babanaga igihe cyose twabuze ijambo. Ndibwira ko basemuraga Bibiliya bakoresheje ijambo bakurikije ibihe. Kumwita umugaragu we cyangwa se kumwita umukozi we byari kugira inyito. Ati n'ubundi twarakoranye turagendana, ariko hari icyo Imana igiye gukora gikomeye, kandi mu buzima bwanjye ndumva ndashobora gusigarira aho ngaho rwose. Uyu nari mwitezeho byinshi, ariko ndeba Imana yo ifite ubushobozi burenze ubwe. Hanyuma kuko yabicitse yabimenye, kubera kumuba hafi no kugendana nawe igihe cyose no kumenya amagambo akoresha, yavuze ati ibi bintu ndabona atari ibintu byoroshye. Aravuga ati rero ati uyu munsi usigare hano, ngiye i Beteli, ngiye ariko ngiye kuri Yorodani.
yabimubwira akavuga ati rero ati ngiyeyo ubu usigaye hano. Mbere hose ntiyajyaga musiga, ntiyamubwiraga ngo asigare, barajyana. None habaye iki kumubwira ngo asigare? Aramubwira ati ariko Imana yantumyeyo, none wowe usigare. Twumvikane, ntaho nzajya nsigara, twemeranyijwe kuzajya tujyana. None rero uyu munsi ndakurahiye pesi nsigara, mfite umutima w'urukundo wo kujyana nawe, kandi ni mu nshingano zanjye tugomba kujyana. Umugabo akareba ati noneho ndabigenza nte? Uyu mugabo uko mubwira ngo asigare ntiyemere, biraza kugenda gute? Inshuro ya mbere amusubiza ngibyo ngibyo. Inshuro ya kabiri yongera kumubwira ko atari bwemere gusigara. Inshuro ya gatatu aza kumuhakanira ko atari buze gusigara. Twavuze ngo ukomezwa nushaka gukomera. Nagarutse kuri icyo kinyarwanda ku mpamvu yo kugira ngo nawe ucyumve neza, kuko hari n'ugenda ariko akumva adashaka gukomezwa. Ariko gukomezwa guterwa n'aho umuntu ageze kuba yumva bikeneye rwose. Hanyuma abonye ibintu byakomeye aramubwira ati rero sawa, noneho turajyana, ndakwemereye turajyana, ariko biza kuza kumbaho, ndaza kugukurwaho, ndaza kugenda ntandukanywe nawe. Ariko tutari twatambuka, ntaragenda ngo mbure rwose burundu, nguhaye andi mahirwe, nguhaye amahirwe adasanzwe, ndashaka kugira umurage musigira. Ubundi yari afite ibyo agiye kumusigira, ariko muri ibyo we ntabwo yumvaga ko bifite icyo bimaze cyane. Ariko aramubwira ati mbwira noneho, urashaka ko ngusigira iki? Urashaka ko ngurage iki? Urashaka ko ngusigira ikintu kimeze giti? Aramwitegereza, abona ko ibyemezo yafashe ni ibikomeye. Ngiye kuvuga ngo ni ibya kigabo, ariko nsanga bishobora no kuba ibya kigore. None aramubwira ati ibyemezo gufasha birakomeye. Aramwitegereza mu maso, aramubwira ati usaba icyo ushaka, wumva gikomeye, wumva ari cyiza, wumva cyakugirira akamaro, maze dutandukane nawe. Nawe bimuva inyuma, aramubwira ati ndashaka ko umwuka wawe, za mpano zawe zagukoresha, bwa buryo twabanaga, bya bitangaza nabonaga, bwa buzima bwari bukurimo, bwa buzima bwawe bw'imbere, ndashaka imbugizi atubimpaye, maze nakubwira iki? Wigendere, utandukane, tuburane. Uvuze ibintu bikomeye, ariko nanone ugomba gukomezwa, ugomba kugira imbaraga, ugomba kubishyiraho umwete, ugomba nabyo kubikorera. Mwari muzi yuko iyo hari umukungugu, iyo hari yasaye rwakira, ijyana ibintu ikabitatanya, ikabijyana iriya n'iyi, ibindi ikabijyana ahandi bitagombaga kujya. Ariko ryakote ryiwe riramanuka, kuko rigomba kugira uwo risanga, riri munsi y'itegeko. Ntabwo rishobora kujyanwa n'umuyaga aho rishaka ariho hose, aho umuyaga ushaka si wo ugomba kujyana. Ibyo Imana yateguye ku buzima bwawe ntibitwarwa n'umuyaga. Oya, abona umuyaga uragiye, none hagati ya wa muyaga ikoti ryo riramanuka, kugeza ubwo rigera aho ashobora kurisingira, kugeza ubwo rimugera mu maboko, araribona rimanuka, kuko niyo ntego y'Imana. Imana nibije kugukomeza urakomera, nibije kugukomeza bishyanga bikunda urakomera. Abona wa mwitero arafata, ababonye icyo yashakaga. Ariko kugira ngo aze kuza kumenya yuko ari byo koko, yaje kugera kuri Yorodani. Babana b'abahanuzi bari bakoze bya bintu birebire bisa n'imigani, kugeza n'ubwo bavuze bati ntabwo shobuja yagukuweho. Nyuma y'icyo gihe batinze kwemera, baravugaga bati uriya muyaga ushobora kuba wamujyanye ukamuta ku kandi gasozi, cyangwa ukamujyana ahantu mu kabande akaba ariyamo, wakababwira toya ndabizi aho yagiye, ntibibareba, nimwirirwa mwohereza abantu kujya kumushaka, bati tugomba kujyayo, tugomba kugenda bagatata. Gusa nababwiye umuntu nzi aho yagiye, yatwawe n'Uwiteka, yagiye hose. Haleluya! Arabibasobanura, ntabwo bashoboraga kubyumva, ariko we kubera imibanire ye nawe
nuko bagendanye yarabyumvaga kandi yarabizi. Ageze kuri Yorodani ataha, nta teme ryari rihari, ni umugezi utwara abantu, nta buryo bwo kwambuka. Ariko aravuga ati oya, sinahawe Sukoti,